Yes, ibihe byiza mwe mwakoze subscribe kuri Yebo TV Rwanda ndetse na televiziyo mukunda muri benshi yitwa Imena TV Show. Imana ikomeze ibahereza umugisha, ubutabazi bw'Imana bukomeze bubane namwe. Nkuko mubizi amazina ni Prophete Byukura bagirana Noheli. Ngira umugisha wo kugira ngo Imana yongere ntize ubuzima kandi ubuzima buzira umuze, ubuzima bumeze neza. Ndamutse rero numva nishimye, numva afite amavuta y'Imana, numva meze neza, nubwo ducurane twamfashe amagiripe, ariko ndakeka aho muherereye mumeze neza. Reka mbanze mfate uyu mwanya nshimire umuntu wakoze subscribe kuri Yebo TV Rwanda, ari mu mahanga, ari mu Burundi, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengera bwaryo, abari Cyangugu, cyane cyane Musanzi, Karongi, Nyagatare, mu mutari wabo w'inka, ndetse na za Gashora, za Mirayi. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane kandi ndabemera. Reka mbanze nsuhuze umuvandimwe cyangwa se umukire wanjye nkunda cyane, bamwita Rogers papa waba papa. Afite hoteli nziza cyane yitwa Vatican ndetse n'iyindi yujujeyo. Reka mushimire. Reka mbanze nsuhuze n'umuntu wakoze subscribe kuri Imena TV Show. Reka tumusabire umugisha, mwatweretse urukundo, duheruka turi mu 100, tugeze muri 200 na mukomeze mukore subscribe tuzamuke kugira ngo Imena TV Rwanda ikomeze irusheho kuboostinga izamuke. Hanyuma rero wowe utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze ubane nawe. Kuri kamera muri kumwe nanjye Prophete Noheli, inyuma ya kamera muri kumwe n'umunyamakuru wabigize umwuga, wabyigiye, ufite masters yabyo, yakuye imudendi, ubita MC Imena Gitero Moses, ariwe MC wa mbere mu Rwanda, MC of the year 2024 2025. Hari abantu bajya bavuga ngo nta cyongereza nzi, reka mvuge ngo 24-25 niwe mu MC wo mwaka. So amahoro y'Imana akomeze abe kuri mwene mudahwema kudukurikirana uko bukeye nuko bwije, umugisha w'Imana ubane namwe. Reka dutangire dusenga. Uyu munsi nkoze ikiganiro yicaye ku gitanda iwanjye. Reka mbanze mbasabire umugisha. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibyiringiro by'abakwizeye. Waravuze ngo abagushaka mwete bazakubona, uravuga ngo nimukomange ku rugi muzakingurirwa, uravuga ngo nimushakashake tuzabona. Ndakwinginze ngo urengere abantu bakurikiye uyu muryango w'Imena TV Show, abakurikiye uyu muryango wa Yebo TV Rwanda, bahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abanyarwanda, dusengeye abakozi b'Imana, dusengeye abana b'Imana, dusengeye abantu bose aho baherereye, abari Kampala. Reka tubashimire, tugushimira ko Katonda webale ko wakomeje guhereza abantu ubuzima buzima. So uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuri aya magambo agira atya. Ikintu cya mbere tugiye kuganiraho ni ishyari. Icya kabiri tugiye kuganira ku bantu bareba ibitabareba. Icya gatatu tugiye kuganira ku bantu bigira ibikomerezwa bakigira abantu bakomeye kandi atari abantu bakomeye. Uyu munsi nje kukubwira ngo mu buzima bwawe Imana niguhereza ubuntu Imana iguhaye, bukaguha ibintu, abantu bakaguha ibintu, uzajya ufata iki kintu nk'igiciro gikomeye. Ubuntu Imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba we uyu munsi wa none. Bibiliya iravuga ngo nubwo Aburahamu atakuzi, Isiraheli nakumenye akaba atakwemera. Ariko ndi data wa twese mwiza, ndakuzi, ngufitiye imbabazi, ngufitiye urukundo. Bavandimwe mudukurikiranye, hari igihe abantu bakurebera mu gihe bakabona ntacyo uzimarira, bakabona ntabwo uzagera, bakabona utazakomera. Ariko nje kukubwira ngo ari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Icya kabiri, nta hantu habi nabonye hashoboka habaho Imana itakora umuntu, nta n'ahantu heza habaho hashoboka Imana itageza umuntu. Nje kukubwira ngo abantu bakurebera mu gihe
bakakuvumira ku gahera, bakavuga ngo ntacyo uzimarira, bakavuga ngo uzamwara, bakavuga ngo uzakorwa n'isoni. Ubabwire ngo nimugende gake. Abagutega iminsi ngo ugiye gupfa, ndagira ngo ubibutse ko atari bo Mana ku buzima bwawe. Ndagira ngo ubibutse ko atari bo bagenda igihe uzamara ku isi. Ubibutse ko atari bo bazi icyo Imana yavuganye nawe. Dore impamvu navuze ku kintu cyitwa ishyari. Umuntu ejo Imana imugirira neza ikamuha umuterankunga ari nk'umuhanzi akakora imiziki, undi Imana ikamugirira neza ari umupasitoro ikamuha iyo viza akajya hanze kubwiriza ubutumwa Canada, Amerika, abari Kentucky. Ndabasuhuje, ari umushuti wanjye nkunda cyane muri Kentucky. Hanyuma umuntu akakurebera mu gihe akavuga ngo si umuntu azamara iki. Umuntu akakurwanya akakuvuga amagambo ashaka, ariko ikintu nkundira Imana buriya gitandukanye n'ibindi byose mutari muzi. Abadutega iminsi ngo tugiye gupfa, abatwifuriza gupfa, abatwifuriza kumwara, abifuza ko twapfa dukenyutse, abifuza ko wapfa ukindutse, abifuza ko wamwara, abifuza ko waba umugaragu w'abandi ntugira aho ugera. Ijote mwana wa mama. Abo bose ubabwire ko atari bo bagenda igihe uzamara ku isi. Unabibutse ko hari Imana yabanye na Saduraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Dore impamvu mvuze bino bintu. Umuntu Imana imugirira neza ikamuha imodoka, ugasanga abantu bamuhagurukiye bamukoreyeho uruziga. Kanaka ni umwana mubi, kanaka ni umugome, kanaka ntabwo azakomera, kanaka ni umutindi. Urakontorora iby'uyu muntu Imana imuhaye, wakotoreye ibyaso n'ibyaso wanyu n'ibyari wanyu. Kuki ufite ishyari ry'uko Imana itabaye mugenzi wawe? Njye nkunda kuvuga iki kintu, ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi. Umunyeshyari n'umurozi ni abantu babiri b'amahasa, mu Kirundi niko bavuga mugabo. Ni abantu babiri batekereza kimwe, bari muri character zimwe, bari mu migendere imwe, bavuga kimwe, bafite sensa imwe. Hano mwiga muvuga ngo Noheli ntabwo yize, Noheli ntazakomera. Njye narize. Utarigiye kizabonwa yigiye muri Murya, utarigiye muri Murya yigiye Samatare, utarigiye Samatare yigiye muri Ndabirambiwe, utaragiye Ndabirambiwe yagiye muri Sasamanza, utaragiye muri Sasamanza yagiye mu Mashyuza Icyangugu iwacu, utaragiye mu Mashyuza yagiye gusengera mu butayu bwa Nyaruguru, utaragiye Nyaruguru yagiye Karongi muri Marara, munsi ya Marara, utaragiye aho yagiye ku Gisenyi. Twe twarize by the way. Isi yaratwigishije, isi yaratubabaje, isi yaraduhemukiye. Njye ngiye kubaha ubuhamya bw'ubuzima bwanjye mutari muzi. Ngiye kubabwira Prophet Noheli uwo ari we. Tubuhamya burebure. Prophet Noheli mubona uyu munsi mukamucira imanza mukamuvuga amagambo mushaka. Ni umwana uvuka ahantu bita Inyamasheke Icyangugu mu Kirambo. Prophet Noheli mubona uyu munsi wa none wambaye ishati, ni umuntu wabayeho nk'imfubyi, abaho afatwa nk'ikinyendaro, icyo bita bastard. Mba mu buzima bugoye, imiryango iranyanga, bashiki banjye baranererana, abavandimwe baranyihakana. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo utaraniga agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Inshuti bavandimwe, bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, batarakubitwa ngo abanze yumve. Buri kikubwira ko wakubiswe ntabwo atemba ajya mu nda, atemba azi inyuma hasi akamanuka nk'uruhinja. Maji Debora karavuze ngo urarira ku isi wahageze. Njyewe nabaye iwacu mvuka mu bana 12. Mu bana 12 n'injye wa 12. Mu bana 12 hapfuyemo 2. Wabyibushe Musibere Gitero. Mu bana 12 n'injye muntu wa 12 hapfuye 2. Ubwo hasigaye bangahe? Hasigaye 10. 10 baranyihakana barabati n'ubundi mama yakuze yatukwegekaho. Yagutoraguye ahantu yajyaga kujya kumesera, sindi buvuge byinshi. Ahantu yajyaga kumesera imyenda, niho abantu yajyaga ajya gucisha ari umuja wabo, niho yagukuye. Wo nakwita ngo ni data, ngo mama yanyigetseho aranyihakana. Ba mu buzima bugoye. Ubwo buzima mbubamo. Ubu ninde babivugaga ibyo?
cyavugaga n'uwo nakwita ngo ni data. Kumwe urabona nk'uko umukozi yaza gukora mu rugo rw'umuntu. Profete Noheli agaterwa inda. Uyu munsi nakuzindukiye nza kukureba mu rugo iwawe, urambwira uti imena gitero mfite agahinda. Ndashaka kubwira abantu ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Ndashaka kubwira abanyarwanda uko nabayeho. Tuzajya bambona gutya, babona Noheli yambaye neza, babona Noheli harigwa baba ngo ndatira, kugira amahirwe abona umuntu umutira, kugira amahirwe abona umuntu aganiriza kamubwira agahinda. Muri ubwo buzima mvuka mu bana 12 wa 12 nge muherereze mu nda ya mama. Ubwo mu nda ya data ntabwo bikunda. Nta munani bigeze bama, baranyirukana. Nibwo mama yaje kwitaba Imana arapfa. Mama wanjye amaze imyaka irenga 17 apfuye. Kumva neza. Mu myaka 17 apfuye. Nari ifite imyaka 5. Natangiye guhamira iwacu hari icyumba cy'amasengesho. Uwo nakwita ngo ni data yari yarafunzwe. Ntabwo ndi buvuga icyo yari yarafungiwe. Murabizi ibintu byagiye biranga amateka y'igihugu cy'u Rwanda ni byinshi. Arafungwa. Nyuma afunguwe kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu no kubera imbaraga z'Imana. Jewe ndangije ansanga muri urwo rugo. Hadaciye kabiri mama bayitabye Imana arapfuye. Ku myaka 5 ari ifite ubwenge. Umwana wo mu cyaro ufite wakuza gikijumba, wabyutse ari guhekenya ikigori, wabyutse mu gitondo ari guhekenya umwumbati, aba afite ubwenge kurusha. Umwana w'Ikigali uvukira kuri bureba n'imigati na za mayoneze na za saladine. Muri ubwo buzima mama arwara indwara yitwa umuvuduko. Niko bambeshye. Ariko papa wanjye akajya ambwira ati ngewe nakoranaga n'imyuka y'amapfumu, nzakwica nk'uko nzakwica ujyane na nyoko. Ndabyibuka twe dufite imigenda, dufite amasambu manini, dufite ahantu hari umurima w'ibisheke, abantu bazaga guca ibisheke bakaza bakarangura bakajya kubicuruza hano mu Kigoya, bakamanuka mu Museke kwa Badamasi, bakamanuka mu Kirambi Nyamasheke bakajya kugurisha ibisheke. Kabahereza ubuhamya. Ntabwo siko rafite. Ikiniga kiba cyine kigatuma mpura n'ibindi bibazo. Pako ubwo ubuzima buranzonga. Mama wanjye akimara kwitaba Imana, wabazo hari umugabo witwa Selimani. Uyu mugabo witwa Selimani yanoje muri Sunday School zakora zitwa Kora de Dimanche Kigali. Umuhanuzi. Selimani arantoza. Selimani arantoza. Mwihanganye. Suko ndi umunyamwanda namwe byababaho. Ntabwo ngurura mu gatuza hakanja na amavi n'inkokora nakubiswe n'uwo nakwita ngo ni data. Nimpfunira. Umutwe wanjye warashize. Amatwi aranja. Usize mutiguje koto watikura ukageza hirya ugahingwanya hakavamo ibintu utamenye. Guys, mba muri ubwo buzima. Mama yitaba Imana, yasengeraga muri ADPR bita Muraza, aho bita mu Kigoya. Ndirimba muri korali yitwa ubita ku rubyiniro, ndirimba muri korali y'abana bato yitwa Kore de Dimanche ya Sunday School. Wanozaga bamwita Selimani. Mba muri ubwo buzima. Polisana kabisa. Igihe kiragera, mama akimara kwitaba Imana, abwira mushiki wanjye kuko yarazi ibanga ry'uko tutavukana mu nda ya data na mama. Mushiki wanjye no wicara ari yibwirira njye ubwanjye, harambye ati nge mama kuba yarakundaza akambera ngo ninkuzane. Ari kunyurira icyo gihe. Harambye ati kuba nakuzanye nafite gahunda yo kukuzana i Kigali. Ariko si mushiki wanjye wanzanye, ni Imana yamukoreye aranzana. Wari wabona intumbi y'igishwi cy'inyoni yaguye ku gasozi ngo yabuze ikiryo. Oya, wabuze ukuntu amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina. Imana izagutungira hagati y'abanzi bawe, izagutunga nk'ururimi hagati y'amenyo. Muri ubwo buzima mushiki wanjye aranzana. Umugabo wari umusiramu, mushiki wanjye ari umurokore, aranzana hariya yabaga ahantu bita Gacuriro hariya hakiri isoko ry'amakara. Naje ndi umwana muto ku myaka 8, abangejeje muri Kigali. Nyimara kugera muri Kigali, mba muri ubwo ubuzima bugoye. Ngira ngo ndohotse imiruho.
ndabyibuka hari indirimbo bashyingura mama wanjye ku irimbi, umunsi arapfuye, njye mama yapfuye ndahari. Mama yapfuye nagiye mu cyumba cy'amasengesho, twe dufite amasengesho kuraramo, uwitwa Selimani yadushengeshe gakorari. Ngiye kumva numva telefone ati mama warapfuye. Nabwiye igihumure, baranirwa banzana mu rugo. Bageze nsanga bari gucuranga indirimbo ivuga ngo yaba mfite amababa nk'ay'abamarayika, mba ngurutse nkagerayo nkabisiyona iteka. Ndavuga Mana, kuki utumye mama wanjye apfa ari uzo nshyigikiye? Abantu baranyurira, urabizi, bamaze iminsi bagenda, kuki ibintu bibaye? Ndihangana muri ubwo buzima. Bavandi, utazajya mubona umuntu agenda ngo mugire ngo nafite ibikomere. Buri muntu afite ahahise, yo mungubitisha amateka y'ibyo nagiye ncamo. Mukazana Nyabarongo y'ibiziba naraciye mu bimene by'amacupa, muba muri kubaza umutima wanjye. Ndangije nibwo nageze i Kigali, ngira ngo ngeze muri paradizo. Igacuriro hari ahabaga ibigori, hari ibishyimbo, bahinga buri kimwe cyose. Mushiki wanjye nsanga yaguze ahantu bita Ngibatsinda munsi ya DPR. Ku myaka 8 ahita amereza isuka. Nyoko yapfuye, iso yakubwiye ko aragukurikiza nyoko bitarenze iminsi 3. Ndakubeshya ngo nyoko, kugira ngo batakwica kuko mama twe twarabiganiye, ari nawe mukuru ababizi byose. Harambwira ati nyoko yambwiye ko nzabesha umugabo wanjye ko yakundaze, kuko iso uwo nakita ngo iso atazakwica. Nuko nageze muri Kigali, abesha umugabo ko yandaze, umugabo atabishaka kunzana, baranzana, batangira kumfata nabi, ntangira gukubitwa, ntangira kurya ndi gucurirwa, ncibwa mu maso. Ngo turagusubiza mu cyaro, karira ni mumbabarire, turagusubiza mu menyo yura wiyita ngo niso akwice. Ndavuga ni mumbabarire, nkora akazi k'uburetwa, ntangira gukora akazi k'ubukozi bwo mu rugo, ntangira gukora ntotezwa, kava kwiga muri game uvuga ngo ntabwo nize. Nagarukiye mu wa 6 primaire Kagugu. Habana bashaka niwe ari directeur master wanjye, kubwa Aimable Nzizera, nari mari niga. Uri kumva neza? Nize mu mushinga witwa Catch-up. Abantu mu wibuka umushinga Catch-up yari groupe y'abana bakuza, abantu bakuri bafataga abantu baturagwe mu mihanda n'ahandi bakuze, bakabazana bakiga. Muri ubwo buzima ashubanye ngo mbabwire urugendo rwanjye, ngiye kuba igice gitoya cy'urugendo rwanjye, ntabwo ndenze iminota 25 cyangwa 30. Muri ubwo buzima, ubuzima buranzonga, ubuzima burankubita, ubuzima burambabaza, burantsikamira. Mushiki wanjye nkava kwiga Kagugu, niga muri Catch-up ya 3, agahita mbwira ngo musange Gacuriro minge. Mwari mufite imizigo, nkamusangayo ngahinga, ndagenda ndahinga, ngatwara ibyo kurya, ngatwara ibigori, ngatwara buri kimwe. Muri ubwo buzima bugoye, ubuzima burankubita by the way, ubuzima buranzonga, ubuzima burambabaza, bumbabariza umutima ku rwego rubabaje cyane. Muri ubwo buzima bugoye, ariko Imana iranga ibana nawe. Rya jambo rivuga ngo kuko umwami Imana izanura, nicyo gituma na mwana, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakaba nk'urutare, kandi nzi ko nazakorwa n'isoni. Yobu yaravuze ngo sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Wagitanda nawe ceceka. Imana izagutabara kandi wigitanda. Mba mu buzima bugoye by the way, kidasakuza. nkavayo nkajya guhinga, havuye ndi mu buzima bugoye, ariko Imana iranga ibana nanjye. Babwira ukuntu najyaga kurangura ibijerekani nkabikura ahantu bita Induba, ibijerekani 50, ngabishyiramo umugozi nkabizirikanya ku myaka 10, ngabiheka gutyo. Uyu mutwe wanjye murebe, uyu musatsi umeze ejo bundi, harimo uruhara, haracitsemo umurongo gutyo utambitse. Nkabivana aho ngaho, abantu banzi batsinda, abantu bazi mushiki wanjye baramuzi,
akamba amafaranga y'ibihumbi 50 ikijerekani cyaburaga inote y'igihumbi, nkajya kubirangura nk'ahantu bita Induba, nkaza n'amaguru, ibijerekani bimeze nya ndi kugayagayana nabyo byuzuye umutwe, abantu babona ijerekani mu muhanda bakabura umuntu. Namara kubigezayo akabifata akabiyaza akabikuramo amavuta ya mavuta nyine akagenda arokoza agakuramo nk'akaritiro nk'akajerekani karindwi mu bicupa, mu jerekani nk'ijana naza nikoreye nkagira ngo ndaruhutse se, agahita abifata amaze kubiyaza gutyo akuyemo amavuta akabimereza akabizengurukana kiruhura hafi ya ADEPR. Fata urugero rwo guturuka ahantu bita Ibatsinda hariya bita ku Mucyo Plaza munsi ya ADEPR, ugenda ugere mu Gakinjiro n'amaguru wikoreye ibijerekani 100 ku mutwe gutyo ugayagana nabyo, ugenda ugere ahantu bita ku Kinamba, ugenda ugere Nyabugogo kuri gare, ugenda ukomeza ugera kuri Yanza Kiruhura. Umva ijoro ribaruwa riraye, simubona nambara costume, umuri umuntu yambaye agashati keza kaka, banaguye muri shika bari bagize mwivugisha amagambo ngo abayatiriye. Mubona ndi kumwe n'abanzovu n'abayakamwana, ubuzima bwangishije kwicisha bugufi no kubana n'abantu bose, suko nganye nabo ubwenge. Oya, sabwo ndinjiji, sindi igicucu, ahubwo ubuzima nanyuzemo. Uyu munsi umuntu arakirije agakena, uyu munsi ejo umuntu ajya hejuru ejo akamanuka. Mba muri ubwo buzima bukomeye bugoye. Munyihanganira impamvu mbona nkora muri screen, telefone yanjye nakagoye, ariko byanga byakunda iyi message irabageraho. Ati mba muri ubwo buzima. Wowe ubwo urakora urugendo ubwo wenyine wowe urakora urugendo rukuvana Kicukiro no kujyana Kimironko n'amaguru kumva urapfuye. None fata umwana w'imyaka 10 umuha ibijerekani 100 abizengutse n'ikiziriko kino bazirika ihene, abyikorere gutya ku mutwe n'indagayagaya nabyo paka Nyabugogo, paka Kiruhura, paka ku giti cy'inyoni. Nkanigezayo rimwe na rimwe ngamubwira ngo umukene nigiye kureba nsanza adahari, akanga ngo bikatane ubizamure Nyabugogo la fraîcheur hari hafi yo kumuteremuko. Rimwe na rimwe ngabijyana mu Gakinjiro, umumama witwa Mere kabimushyira shoti, uyu mutwe wari waracitsemo kabiri. Sana kabisa. Ubundi mumvuga munzi muzi ubuzima nanyuzemo. Reka mbanze nshimire uyu mumama w'umunyamurenge, nshimire umuryango w'umuntu witwa Babu ubu ari muri Amerika. Ni umusore twahuye ubwo buzima bwo kwa mushiki wanjye bundambiwe, duhurira ahantu bita ku Gasave, hari munsi y'ikigo cya Gasave, nikoreye Gasenyi y'ibiri 100. Mushiki wanjye yacanaga Gasenyi icyo gihe. Gasenyi abantu biruka Gasenyi babariza mu ibarizo birabidesha umuntu atsindagira mu mufuka akabyikorera. Urahora namaze ati wa mwana ko wikora kino gifuka uri muto, ugira ababyeyi? Ndabwira nta data ngira, nta mama ngira. Uwo nakita data aranyihakanye ngo mama agiye gukorera ahantu yarabahingiraga, yakoraga umukire ngamuhingira, ngo yarangiza akamutekera, yarangiza akabakura amasuka akabamesera. Barangije bararyamana, ndavuka, mvuka ntabishaka ariko kuko Imana yari izi ko nzavuka. We mu gita kasongoyeho, Imana yari izi ko nzavuka, ariko Imana irandinda. Mushiki wanjye umwe yambwiye ukuntu data yakubitaga mama imigeri yo mu nda ngo inda yanjye ivemo, ariko akabi naho kajya ndi muzima. Uyu Babu turakunda ndayimutekerereza, anyaka contact number, ntabwo na telefone mfite, anyaka telefone yambonaho, muhiya mushitse gukora yigize mu mutwe n'ibijerekani ajya kugurisha, ngira ngo nkabwira umuntu ni biza telefone muhamagare, ndayimuha. Aramuhamagara ati umwana ashaka kumufasha, ati nta kibazo uzaze tubiganire.
bambwira ahantu nzabasanga ku kigo cya Kagugu njyayo, ari nabo bancishije muri uwo mushinga witwa Kaca, ntangira kwiga. Bari bafite umushinga witwa Root Foundation. Root ntabwo ari imbuto, ni Root Foundation. Babanza gukorera abantu bita ku kizu cy'inkoko hara mu midugudu, bavayo bajya Kagugu. Mu kigo cya Kagugu niho bakoreraga. Kajya njya ari kuwa gatandatu. Bigera igihe mushiki wanjye akomeza kuntoteza, nkajya guhinga, nkikorera ibigori, nkateka, nkagira gute, ntangira kumukoza umucakara. Mushiki wanjye muramuzi witwa Nyirasengiyumva Costazi. Ntabwo mvuze nabi, turavukana mu nda ya mama. Naramubabariye kuko gira imbabazi nawe uzazigirirwa. Ijambo rivuga ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa. Ugira nabo ukabisanga iyo ugiye, wajya neza ukabisanga iyo ugiye, bikakugaruka ukiri. Paul sana kabisa. Ntabwo mwabyumva mwebwe, mbaho mu buzima bugoye. Uyu mugabo witwa Baba Imana izamuha umugisha. Uyu Babu abona ko ubuzima ndi gucamo butoroshye. Nkajya ku ishuri ntariye n'amaguru, abona uruhara rwaracitse mu mutwe n'umwana, ntacyo nakwimarira. Aravuga ati se ngufashe iki wa mwana? Biba ngombwa ko ansaba ko yantwara iwe. Yari umusore nawe abiwabo. Papa we bamwita Aroni, ni umupapa wigisha hari Kagugu, akaba n'umupasiteri w'umunyamurenge. Baranzana bamfata anjyana mu rugo. Mushiki wabo mukuru witwa Shukurani arankunda, ndetse n'undi umukurikira n'uwitwa Sandrine, n'uwitwa Elia na Prince, n'uwindi na mukuru wabo witwa Freddy. Uyu muryango ndawushimiye kwa Babu. Abanyamurenge beza, Imana izabaho umugisha, Imana izabaho umugisha, Imana izabaho ijuru, Imana izabaho guhirwa. Amen. Barandera bafata nk'umwana wabo, batangira kujya bangaburira, batangira kujya banyigisha, batangira kunyisha discipline n'icyubahiro kizima. Maba igihe kinini. Imana ibamugisha. Nibyo nzi gusoma n'ubwenge nzi niho nabukuye. Ibyo mbabwira ngo ishyari, umuntu anarira umushuka ntanarira umugira inama. Haboneka umuhungu witwa Manueli, ubu asigaye ari umuvugabutumwa, yari ikirara mbere. Akajya ashuka ngo bazangirira nabo, uwo muryango uzangirira nabo, ngo nta keza banyifuriza ngo ni mafi. Bwa bwenge buke dufite no kutiga, shiduka mikuye mava nabi, ndahambira imyenda ndagenda, ndahabwa ngo ngiye nigendeye. Nuko ndahavuye, bari kuzakingira n'umuryango w'abanyamurenge n'abana beza. Banyigisha gusonga kawunga, banyigisha guteka, banyigisha buri kimwe. Ntabwo bigeze bakwirukana. Oya, Ni wewe wayikuye. ntabwo n'ubwenge buke bwahankuye, kuko ntabwo bigeze banyirukana. Uyu Babu yarababaye ko yarazi ko azanshakira n'umugore wo hanze, yarazi ko azankingira. Ariko Babu, we n'umuryango wawe ndabakunda, muri imfura, mwaramfashije. Amazi arashyuha ariko nibagirwa iwabo mbeho, sinakibagirwa ko mwangiriye neza. Pasiteri Aroni amfata mu muryango, amfata nk'abana be, umuryango urankunda. Ndahava kuko nawe nari umushuka, noneho mavuye ndaresista we, mura n'ibibazo. Nibwo natangiye gusubira mu mihanda, njya gukina imipira, biraca subira kwa mushiki wanjye. Ngira ngo mungiye ahantu, kumbi mungiye mu kuzimu. Ati wagiye mubwira, ati wowe, aranyurira. Nimara kuhagaruka sasa, umugabo we n'umwenjeniyeri
akamumufunga. Umugabo we aransohora mu nzu ari nijoro, bakajya barwana, umugabo aransohora. Muri icyo bita kugangika, kurara ingangi iruhande rw'umuryango. Maze kurara iruhande rw'umuryango, umugabo we sinzabyibagirwa mu mateka. Ikintu cyamamaje, yakuyemo anyara hejuru. Anyara hejuru bro, anyara hejuru. Anyara hejuru, anyara hejuru, anyara hejuru. Ndabyibuka, harambwira ngo uzapfe nabi naho uzimarira, ntabwo nakubyaye wanjye geraho, simbyara abana basa nabi. Imana igihindura amateka ariko umura. Yaminduriye agahinda mu munezero, anyuzuza amahoro n'ibyishimo. Yesu we ntabwo nzakuvaho, nzakunamba iteka. Uje wese amusanga aruhuka umutima. Uje wese agusanga, Yesu we aruhuka umutima. Uje wese amusanga, Yesu we aruhuka umutima. Babona yanyagicikamo, babona yankingiye umuriro. Uretse Yesu we na Karebu, abagabo Imana yishimiraga. Nyemerera Mana, gendane nawe, mu butayu nta byiza bihaba. Nyemerera Mana, gendane nawe, mu butayu nta byiza bihaba. Babona yanyagicikamo, babona yankingiye umuriro. Uretse Yesu we na Karebu, abagabo Imana yishimiraga. Mba muri ubwo buzima, anyara hejuru. Ariko ubwo yaraje kwihagarika, yabikoze abishaka. Donc we yaraje asanga ko umwana aryama, nyine banze kumukingurira, bamwimye ibiryo, bamutoteje, agasinzira iruhande rw'umuryango gutya akaryama. Yaraje kubita impamvu imbavu zindya umunsi wa none, yaraje kubita umugeri wa bote kavunja azambaye. Ndumva urubavu ruratatse, ibyo mu nda bibira gutya byumva. Vuzindura ngati ziba, ahita akuramo, afungura lisana, akuramo umukandara, anyara hejuru. Muramu wanjye anyara hejuru. Muramu wanjye warongoye mushiki wanjye anyara hejuru, amwita imigeri, amvunagura imbavu. So ndi kubaha ubuhamya bukeya. Iki ni igice cya mbere, ndashaka ko kigira iminota nka 40 cyangwa 35. Hazaba ubundi buhamya bw'urugendo rwanjye. Igice cya kabiri, abantu bamenye, mfite ubuhamya bufite ibice 3. Abantu bajye bamenya Von Prophete Noheli ni muntu ki. Duhora twumva avuga na gutya na gutya. Nanjye nahisemo kuza ko wambwiye uti rwose mfite ubuhamya nshaka gusangiza abantu. Niyo mpamvu nagusanze muri ghetto yawe. Urumva ndagufatirana, ndabwira nti nta saro turi bujyemo kuko ntayo ufite. Saro yawe ni rwo buriri, saro nicyo cyumba, umugani wa ya ndirimbo. Ububiko ntibakubaze,
ariko Imana yagukuye aho ngaho izakora n'ibindi. nyuma y'uko amara kunkubita umugeri naraturongeye njya kuba ahantu bita mu Kiderenga Nyabugogo, nangira kunywa koro, nangira kunywa peteroli, esanse ikagira umwika, nangira kurya n'ibyo kurya byo muri puberi. Umunsi umwe naragiye ndi kuyora imiceri y'imisigi abakire bajugunye muri puberi, ihwa rirantobora nkubita n'igihanga cy'ihwa ndamiye no kuvuta ngo nakujonjora, ihwa rindera mu nkanga y'akanwa. Mara igihe ndi kwivuza nkajya mfata bya bivungukira by'itabi nkabisigamo kugira ngo hume. Ibyo birarangira njya mu Kiderenga Nyabugogo mu Rusiro mu Rubonobono, ahantu hari icyaro cy'abasirikari mbamo, nkajya ndaramo, nkajya guhingira ku Muhima mu cyaha hafi hose, ariko nkamanuka nkajyayo. Ubwo kunywa kore na peteroli yabaga ari kugira ngo bigende bite? Kwiheba, kumva ubuzima bwarangiye, kumva nakwifuza n'urupfu mbonye n'ikinisha cyanyica. Njye ubwanjye nagerageje kwiyahura, nindaga muri iriya Nyabugogo ngo intwara, ariko yanga kuntwara. Imana yari ifiteho umugambi mwinshi ukomeye. Si ibyo gusa, ndashimira undi mumama wanoraguye ankuye ahantu ku rusengero rwitwa Christian Reformed Church in Rwanda, urusengero rw'umugabo witwa Moyize ufite akajisho kamwe uba mu Budorera rwabaga ku Gisozi. Uwo mumama bamwita Bahati Sophia. Bahati Sophia ni umumama nshimiye kuri kamera z'Imena TV show, nshimiye kuri kamera za Yebo TV Rwanda n'ahandi hose nzabasha kugira nzamushimira. Niwe muntu wantoraguye ndi muri ubwo buzima, muramu wanjye amaze kunyirukana, mushiki wanjye byamuyobeye. Mushiki wanjye yari umukire, afite amafaranga ayaha abantu, afasha abantu, abagirira neza, ariko ngiye kumva ko atangirira neza. Iki ni igice cya mbere ubyibuke. Igice cya mbere turimo turagana ku musozo w'igice cya mbere. Ndangije nibwo ubwanjye ngewe nafashe urugendo njya kwa Sophia mu cyaha hafi, umwumva hafi aramfasha. Simbabwiye uburyo naye mu mufuka wa kirojana, simbabwiye uburyo kinaraye hano batsinda ngacukura indake, tugacukura imyobo mu harayo kujya turaramo, simbabwiye uburyo ki Big Town bagita gikora kuri flash yaje kudufatana Kararisa Karasira, bamwe tugacika abandi bakagumaho. Simbabwiye byinshi. Iki ni igice cya mbere, ariko shuti ububabare ndabuzi. Hanyuma turi kugana ku musozo w'igice cya mbere, twise urugendo rwanjye, Inzahuke story by Prophet Noheli. Umuntu yumva inzahuke akibaza ngo ashobora kuba ari Pastor Theogene gusa, hari abantu benshi bazahaye bafite ibibazo, abantu benshi baba barazahutse. Mu gice cya mbere cy'ubu buhamya ni iki wavuga tugana ku musozo? Ni bande ushima muri iki gice cya mbere? Ni bande ushima? Ndashimira umuryango w'Abanyamurenge wa Pastor Aloni n'abahungu be n'abakobwa be na mama wabo. Nkashimira Bahati Sophia yagiye no hanze n'umuryango we. Nkashimira umuntu wese wangaburiye n'umuntu wese wanjajinze akamfata nk'ikizira, akamfata nabi. Imana imubabarire. Gusa hari ijambo ngiye gusorezaho rivuga ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biri imbere yawe utabasha kwikuriraho. Bibiliya iravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Nta wundi wakuruhura uretse Yesu, nta wundi wagutabara uretse Yesu. Niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndi Uwiteka avuga. The last and mangoes of life. Ndashyira mu mahoro bacunira, ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoro. Hari indirimbo imwe mwige muhora mwibaza ngo kuki indirimbo zimeze kuriya.
nk'indirimbo ivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakina, badutega iminsi bazi uko bukeye uko bwije, bagategereza ko dupfa dutindutse ariko Imana ikaturinda. Ari ifite korasi ivuga ngo aho narinuye ntabwo ariho ngituye. Yesu yaranyimuye. Hari abantu bibaza ngo aho wari utuye ni hehe, aho wari utuye ni hagana, aho narinuye siho ngituye. Yesu yaranyimuye. Kabiri, mfite indirimbo ivuga ngo reka gutinya, reka kwiheba, imbere yawe ndabona gutabarwa. Reka gutinya, reka kwihebayo, imbere yawe ndabona gutabarwa. Reka gutinya, reka kwiheba mugenzi we, imbere yawe ndabona ubutabazi. Witinya, wihangayika, amabuye abantu baguteye ayo ngayo yose agiye kubagarukira. amabuye baguteye, amabuye abantu baguteye humura nshuti agiye kubagarukira. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, nawe humura ageze iwawe arakiza. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, nawe humura ageze iwawe. Byuka urabagirane, kuko umucyo w'Uwiteka urakurasiye. Byuka urabagirane, byuka urabagirane, kuko umucyo w'Uwiteka urakurasiye. Yes, Imana yo mugisha ntabwo tuza tubaha ibiganiro birenze. Ndabona tugize iminota 41. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro. Wenda imusimire gitero niba ari cyo ashaka kubwira abantu mu kivugo cyangwa sezerera abantu Imana imureze. Icyo nababwira nta kindi, ufite Noheli namusuye mu rugo, abantu bajya bavuga bati se ufite Noheli ni petit frère wawe kumusa, ibintu byinshi. Burya abantu iyo babanye kenshi barasa. Ikindi Prophète Noheli mufata nk'umuhungu wanjye, mufata nka petit frère. Yambwiye ubuzima yaciyemo, ambwira ubuzima yanyuzemo, mugirira impuhwe, numva nshatse ko yaba umuvandimwe wanjye. Abantu rero bagiye bamutera amabuye bavuga wana na Prophète Noheli ibi bimeze bite. Hari impamvu rero ubana n'umuntu, hari impamvu wumva umuntu yakubera umuvandimwe. Ubu rero namusanze iwe mu rugo mu gitondo cya kare, muzindukiye, yicaye ku buriri bwe, nta saragira, yibera nyine ari kwiyubaka. Imana rero igukoresheje aho waba uri hirya no hino ku isi. Nimero ya Prophète Noheli uraza kuyibona mu kiganiro, yaba ku Mena TV show, yaba kuri Ebo TV Rwanda ndayishyiraho hose. Hanyuma muvugishe, muganire, musenga n'Imana. Aho yari atuye ntabwo ari yagituye, yarahindutse, yabaye umwana w'Imana. Ubu ari mu murongo mwiza kandi muzima. Mumufashe, mumutere inkunga, mwimujajinga, muhahisehe, nimumusapotinge, ye kumva ko atari wenyine. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iki ni igice cya mbere, icya kabiri nacyo nzagaruka mbabwire ukuntu umumama witwa Bishop Brigitte yamfashe akamfasha niga kwambara umwenda uhenze mu Rwanda bwa mbere. Nawanditswe n'umumama witwa Bishop Brigitte, yewe n'uwitwa Pastor Claude amba hafi mu buzima narindimo. Ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Amen.